ubu narahindutse, sinkiri wa wundi, amazina yanjye yarahindutse, uwo narindi we byarahindutse, uko nafatwaga siko ngifatwa, nahinduriwe amateka, nahinduriwe ubuzima, nahinduriwe pozisiyo. Ku munsi w'ejo twaganiriye ku kintu kimwe umuntu yakora ngo azajye mu ijuru. Twagerageje kubihuza na viza, tubyita viza izageza umuntu mu ijuru, kandi buri muntu wese yemerewe kubw'ubuntu. Iyo dusomye ijambo ry'Imana Abefeso ku gice cya 2 ku murongo wa 8, Bibiliya iravuga ngo mwakishijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Twasanze ko agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya mu ijuru atamujyanye. Ni ukuvuga ngo nta Yesu nta juru, kuko Yesu niwe muhuza w'abantu n'Imana wenyine. Iyo umwizeye uratsindishirizwa imbere y'Imana, ugahinduka uwera, ugahinduka umuziranenge imbere y'Imana, bitavuye mu mirimo myiza wakoze, ahubwo bivuye muko wamwizeye. Ibyo rero bikaguhindura ku mwana w'Imana, ukaba umuraganwa na Kristo mu ijuru. Nari nabasezeranyije ko ku munsi wa none turavuga ibintu 9 tuba byo iyo tumaze kwizera Yesu. Uyu munsi wa none hari abo turi bo muri Kristo Yesu, hari uwo ndiwe mushya muri Kristo Yesu. Uwo narindi kera ntaragira muri Kristo Yesu yarahindutse, hari undi mushya, kandi ijambo ry'Imana rihamya. Ndinde abizeye Yesu turi bande? Turi navuga ko niba navuga ngo turi mu buryo 9, cyangwa Bibiliya itwita mu buryo 9, itwita amazina 9. Reka turebe ayariyo. Who am I in Christ? Ndinde muri Kristo. Ikintu cya mbere, ndi uwababariwe ibyaha byanjye byose. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu Befeso ku gice cya 1 ku murongo wa 7, Bibiliya iravuga ngo niwe waduhesheje gucungurwa ku bw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Icya mbere, ndi uwababariwe ibyaha byanjye byose. Icya kabiri, ndi uwahinduranywe muzima na Kristo, nk'uko tubisoma mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso ku gice cya 2 ku murongo wa 5 ndetse n'uwa 6. Nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu. Icya gatatu kijya gusa n'icya kabiri, nahinduranywe muzima na Kristo. Icya kabiri twari twavuze ngo nazuranywe na Kristo, nicazanywa nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Gatatu rero ni nahinduranywe muzima na Kristo. I am made alive with Christ. Muko tubisoma mu Befeso ku gice cya 2 ku murongo wa 5. Kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwabakijije. Ni ukuvuga ngo twari dupfuye, twagombaga gupfa, duhinduranywa abazima na Kristo. Uyu munsi turi bazima ku Mana mu buryo bw'umwuka. Ntabwo twapfuye, nta nubwo tugipfuye tuzize ibicumuro byacu. Icya kane, I am complete in Christ. Nduzuye muri Kristo Yesu, nduzuye. Nkuko tubisoma mu Befeso mu Bakolosayi plutôt mu gice cya 2 ku murongo wa 10, haranditse ngo kandi mwuzuriye muri we, ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Ikintu cya 5, ndi uwunzwe n'Imana, nuzwe n'Imana. I am reconciled
to God. Uko tubisoma mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 5 ku murongo wa 18. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Icya 6, ndi icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Uko tubisoma nanone mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5 ku murongo wa 17. Umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize dore byose babihindutse bishya. Uyu munsi ndi icyaremwe gishya, sinyira umuntu wa kera, sinyira Dieudonné wa kera, ahubwo ndi Dieudonné mushya. Icya 7, ndi uwarokowe iki gihe kibi cya none. Nkuko tubisoma mu Bagalatiya igice cya 1 ku murongo wa 4, haranditse ngo witangiye ibyaha byacu ngo aturokore iki gihe kibi cya none nkuko Imana Data wa twese yabishatse. Mu yandi magambo, ndi umurokore, narokowe iby'iki gihe, narokowe ibyaha. Uyu munsi sinkiri imbata y'ibyaha, ndi imbata ya Kristo. Icya 8, ndi uwashyizweho ikimenyetso na Kristo kugeza ku munsi wo gucungurwa. Nkuko tubisoma mu Befeso igice cya 4 ku murongo wa 30, kandi nimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Ni ukuvuga ngo nashyizweho ikimenyetso cy'umwuka wera. Icya 9 aricyo cya nyuma turasorezaho uyu munsi. Ubu tuvugana njyewe muri Kristo Yesu ndi umuturage w'ijuru. Iyo dusomye Abafilipi igice cya 3 ku murongo wa 20, Bibiliya iravuga ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza kazava, ari we mwami Yesu Kristo. Uyu munsi muri Kristo Yesu iwanjye, iwacu ni mu ijuru. Ngibyo ibintu 9 twagizwe byo nyuma yo kwizera Yesu. Ubu turi byo si ukushidikanya, ni ukuri ku ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana rirabihamije. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Yari mwene so, Imana irumva Dieudonné, ubakunda, ubagezaho ijambo ry'Imana umunsi ku wundi. Na hejo, Imana ibarinde.